ubwoko bubiri bwa siteresi. Siteresi benshi ntibifata nk'indwara, ariko ishobora guteza akaga gakomeye umubiri. Ubusanzwe siteresi ni ijambo rikoreshwa kenshi kandi na benshi, cyane cyane muri iki gihe, aho urebye muri rusange ibintu byose byabaye siteresi. Reka dutangire ikiganiro tumenya ibisobanuro bya siteresi. Siteresi iri mu cyiciro cy'indwara zitandura, nyamara yirengagizwa na benshi, ariko yica ndetse no kurenza izindi ndwara zica kandi zabanje kuzahaza umubiri n'imitekerereze ya mwene Adamu. Muri rusange, ikintu cyose kije utagiteganyije cyangwa se kikaba mu nzira utari witeguye, gituma imikorere isanzwe y'umubiri cyangwa se imitekerereze yawe ihinduka, aribyo bita siteresi. Urebye neza, hari ibintu byinshi bishobora gutera siteresi mu buzima bwa buri munsi, ariko kumenya guhangana nayo niryo pfundo ryo kubaho wishimye. Ubusanzwe siteresi ziri mu bwoko bubiri, aribwo siteresi nziza ndetse na siteresi mbi. Siteresi nziza, urugero, kuba ugiye guhura n'umuntu ukunda, gutangira akazi gashya, abiteguye kubyara, kujya ahantu hashya ndetse n'ibindi biganisha ku byiza. Siteresi mbi, urugero, izi nizo ngero zivugwa cyane: guhomba, kwirukanwa ku kazi, kubura amafaranga, kubura uwo wakundaga, kurwara, gushwana n'umukunzi n'ibindi biganisha ku bibi. Ikintu mukwiye kuzirikana, siteresi zose yaba inziza n'imbi siko zituruka hanze y'umubiri, kuko hari izituruka mu muntu imbere, urugero nk'imitekerereze ye, ibyo yizera, ibyo yibuka byarangiye cyangwa ibyo atekereza ko bishobora kuba. Reka tumenye uko bigenda kugira ngo umuntu agire siteresi. Ubusanzwe mu miterere ya muntu, umubiri ukoze mu buryo ufite ubushobozi bwo kwirwanirira no kwirinda kwangirika. Iyo ubwonko bwawe bwumvise ko ugize ikibazo, ugize siteresi, buhita butangira kwitegura intambara cyangwa guhunga. Ibi bizwi nka fight or fight response. Icyo gihe nibwo igice cy'ubwonko kibishinzwe gitangira kurekura imisemburo nka adrenaline, noradrenaline ndetse na cortisol. Ibi byose bikorwa nta ruhare na ruto umuntu abigizemo, ahubwo umubiri wawe urabyikorera. Iyo iyi misemburo igeze mu maraso, nibwo umutima w'umuntu utangira gutera vuba vuba, umuvuduko w'amaraso ukazamuka, ugahumeka cyane, ukaba maso cyane, imikaya ikiyegeranya, ubudahangarwa bw'umubiri bukagabanuka, ndetse n'igogorwa rikagenda gahoro. Ibi byose ubwonko bubyikorera bugamije kugufasha kuba wahangana n'ikiguteye siteresi cyangwa se kuba wagihunga, aribyo byitwa fight or flight. Muri rusange ibi bigufitiye akamaro, kuko umubiri wawe ukurinda ibibazo bitandukanye washoboraga kuba wahura nabyo mu buryo utazi cyangwa se utiteguye. Ikibazo gitangira kuza mu gihe uhora muri siteresi za buri kanya, ubayeho ku nkeke, umubiri uba udatuje, kandi buri kanya uba witeguye intambara cyangwa guhunga. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya ibimenyetso bya siteresi. Ibimenyetso bya siteresi harimo kuribwa umutwe, kubabara umugongo bidashira no kubabara imikaya. Umunaniro udashira, kurakazwa n'ubusa no guharana umunabi, kuribwa mu gifu, kutagira ubushake bwo kugira icyo ukora, nabyo ni bimwe mu bimenyetso bya siteresi. Kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kwigunga
no guhorana ubwoba bw'ibigiye kuba utazi nabyo ni bimwe mu bimenyetso bya stress. Kumva waratereranywe cyangwa ufite byinshi byo gukora utarangiza, gutangira kwanga no kwirinda abantu nabyo ni bimwe mu bimenyetso bya stress. Kugira ubwoba cyane kandi bihoraho, kwibagirwa cyane no kutita ku bintu, gutangira kunywa inzoga nyinshi, itabi, kurya cyane n'ibindi birengeje urugero nabyo ni bimwe mu bimenyetso bya stress. Intonganya za buri munsi niba ufite umuryango, gukora ikintu ku rugero rukabije, urugero niba ari akazi akaba ari ko uhoramo, niba ukunda filime akaba arizo uhoramo buri gihe nabyo ni bimwe mu bimenyetso bya stress. Mu gihe ufite kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, ni ngombwa gushaka inshuti yagufasha, cyangwa byaba bikabije ukagana abaganga b'ibibazo byo mu mutwe, nibo bashobora kugufasha. Reka dukomeze ikiganiro tumenya ingaruka za stress ihoraho. Ubusanzwe iyo uhora na stress idashira, mbese uhora ku nkeke, bihindura imikorere y'imyakura n'ubudahangarwa bw'umubiri. Icyo gihe indwara zikomeye nibwo zitangira kukwibasira, ku buryo zimwe mu ziza vuba twavuga indwara z'umutima, bitewe n'uko amaraso ahorana umuvuduko uri hejuru kandi uba utera cyane. Stress itera kwiyongera ibiro, itera hypertension, itera ubugumba n'uburemba, gusaza imburagihe, diyabete ndetse n'indwara zibasira ingingo. Stress itera ububabare buhoraho, igatera umutwe udakira no kudatuza, kwigunga no kwiheba, ndetse stress yongera ibyago byo kurwara kanseri. Reka dukomeze ikiganiro tumenya uko wahangana na stress. Nubwo stress ivugwa na benshi, ariko ibimenyetso byayo byirengagizwa n'umubare munini w'abantu, bikaba impamvu bibagiraho ingaruka. Mu gihe umaze kubona ibimenyetso byayo, by'umwihariko mu byo tumaze kubabwira, ushobora gufata iya mbere mu kuyirwanya. Gukora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri ndetse no guhindura imitekerereze y'umuntu, ukagira ubuzima bwiza. Mu gihe wumva ufite stress, ukwiye kurya indyo yuzuye kandi irimo imbuto ukunda, kuko bizagufasha kuyigabanya. Ugomba kwirinda inzoga n'itabi, kuko nubwo abenshi bakunda kubijyamo iyo stress yabaye nyinshi, biba ari igisubizo cy'umwanya muto ku kibazo kinini. Uburyo bwiza bwagufasha ni ukureka itabi n'inzoga cyangwa ukabigabanya. Ugomba kugabanya ibyo wakoraga niba wari ufite akazi kenshi, ahubwo ugashaka abagufasha, cyangwa bimwe ukabisubika ubyimurira kubikora ikindi gihe. Ugomba gukora ibijyanye n'ubushobozi bwawe, kuko utagomba kwemera ibikujeho byose, ku buryo ibyo udashoboye ukwiye gusaba abandi ubufasha, cyangwa wemere ko utabishoboye. Ugomba gufata umwanya wo kuruhuka niba ukora cyane, cyangwa se niba utajya ubona umwanya wenyine wo kuruhuka, agerageza ubushake ukore ibigushimisha cyangwa ibindi bikunezeza. Guhumeka nabyo bifasha mu guhangana na stress, kuko hari uburyo bwo guhumeka bufasha gutuza no kugabanya ibikurimo. Niba stress yakubanye nyinshi, kuganira n'inshuti n'abavandimwe bawe byagufasha kugabanya ibiguhangayikishije. Massage, meditation na yoga nabyo ushobora kubyitabaza, kuko ni bumwe mu buryo bufite akamaro gakomeye mu kurinda no kurwanya stress. Mu gihe ugerageje uburyo butandukanye muri ubu tubabwiye ukabona ntacyo bigufasha, nyabuneka mubyibuke, ni ngombwa kwitabaza inzobere cyangwa abaganga b'indwara zo mu mutwe kugira ngo bagufashe.
reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.